Halo bakunzi wa Humura TV show, ndabashuje ndabayambiye cyane muraho mumeze mute, mwaramutse mute, mwiriwe mute. Reka nizere ko wowe udukurikira ahantu hose uri umeze neza. Niba utameze neza ihangane, siko bizahora kubategereza Uwiteka. None ahangaha ntatinze nje ku nkuru inkuru nabonye numva nyine hari icyo nayivugaho. Abantu benshi ndibaza ko babayibonye n'abatarayibona murayibona ukuntu mu mujyi wa Los Angeles muri Amerika haje kugaragara inkongi y'umuriro igatwika ibintu. Hari n'abantu bagiye bapfa biturutse ku gasuzuguro basuzuguye Imana. Ubwo ibyo byabaye ubwo bari ahantu bari mu birori barimo bizihiza. Hari ibirori ngo bajya bagira byitwa Golden Globe. Ibyo birori rero ngo biba byajemo abasitari benshi, hajemo ibyamamare byinshi cyane, hajemo nyine abantu bakomeye, abakinnyi b'amafilime bakomeye, abahanzi bakomeye, abantu nyine bakomeye. Ni ukuvuga ngo ni ibirori byari byahuje abantu bakomeye, abantu bagenda bahabwa ama award bitewe n'ukuntu bagiye bakora. Ubwo rero buri muntu bamuhaga award ye bakamubwira n'amanota nyine afite bitewe n'imikorere ye yagize. Ubwo rero reka bagere ku Imana ngo bayiha zeru. Ngo bayiha zeru, ngo baravuga ngo Imana yaremye isanzure ibonye zeru. Ibaze no gutinyuka kuvuga ngo Imana yaremye isanzure ibonye zeru. Hanyuma umuhanzi wahanze igihangano, umwanditsi wanditse filime, uwe bakamuha amanota. Noneho bageze ku Mana, akavideo nakabonye, icyo kirori cyari cyobowe n'umuntu w'umugore. Bageze ku Mana ngo baraseka cyane koko baratembagara, ngo barangije baravuga ngo Imana yaremye isanzure ibonye zeru. Buriya rero Imana tuyizi nk'inyembabazi, tuyizi nk'Imana itinda kurakara, tuyizi nk'Imana mbese tuyizi muri side nziza gusa. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo murabikora nk'abihorera mukibwira ko mpanye namwe, ngo ariko umunsi umwe nzabahana, nzabishyira ku murongo uko bikurikirana. Byanyibukije inkuru nigeze gusoma y'umugabo wakoze ubwato bwa Titanic. Ubwo bwato n'ubwato ndibaza ariko kugeza uno munsi niba ntibeshye bushobora kuba ari bwo bwato bwabaye ubwato bwiza bukomeye bw'igitangaza. Ngo yamaze kubukora bwubatse neza, bwari ubwato bwiza cyane koko bwa mbere. Warangije aricara arabwitegereza, baravuga ngo yewe ngo ubu bwato nkoze ngo n'Imana ubwayo ntiyatuma burohama. Imana rero buriya nayo ntitukajye tubona nyine ifite ukuntu tworoheramo ngo tugire ngo gufata imyanzuro ikomeye byayinanira. Ubwo bwato nabwo bwagenze rimwe, niba mbyibuka neza muri iyo story nigeze gusoma amateka y'ubwato bwa Titanic, nawe uzagende uyashake. Bwakoze inshuro imwe gusa, ubundi ubwato burarohama n'amagingo nayo. Ari byo n'ibintu bimaze imyaka, ibyo bintu byabaye mu myaka muri za 90, mu myaka ya za 90. Ariko abantu ntago tujya duhora twibuka yuko Imana ari igitangaza. Ubwo rero no muri ibyo birori ngo celebratinze, nakabonye akavideo gatoya, celebratinga, bahana amanota, bahana ama award. Bageze ku Mana baravuga baraseka cyane, baravuga ati Imana ibaze kongeraho Imana yaremye isanzure ngo yabonye zeru. Rero mu by'ukuri inshuti zanjye, ni ukuri birakwiye yuko twakubaha Imana. Imana ni nyacyubahiro. Imana yakuremye ntago yananirwa kugukorera ikindi kintu. Imana yagize itya irakufata igushyira ku isi, igushyiramo umwuka uhumeka, ntabwo yananirwa rero kuba yakora n'ibindi bintu. Ubwo rero mu by'ukuri inshuti zanjye, mwihangane twubaha Imana, tuyikunde, tuyikundwakaze, tuyubahe, tugende duhinda umushyitsi, tugende twumva dufite ubwoba kandi tugende twumva tuyitinya, kuko Imana ni nyacyubahiro. Byampaye ibyiringiro bimpa n'imbaraga yuko umukiranutsi w'Imana uko bizagenda uko ariko kose atazigera akurwaho ikimenyetso cy'amaraso. Kuko ngo hari umuntu umwe ndumva ari we nabonye aho hantu muri uwo mujyi ibintu byakomeye,
imiriro iba myinshi, ibintu birakomera ariko nagiye kubona mbona umugabo umwe ameze atyaremye rwose, ameze atya nta kibazo afite kubera yuko yubaha Imana. Buriya rero kubaha Imana ni turufu, ni ikintu tugomba kujya tugenda twumva dukomeye, twaba waba wumva ufite Imana muri wowe, ukagenda wumva ufite confidence kandi ukagenda wumva nta kintu na kimwe gishobora kuguhangara. Uwo mugabo rwose ari aho ngaho kubera yuko yubaha Imana. Ubu rero kuzimya, murabizi igihugu cya Amerika kiratabara n'ubusanzwe, nicyo gihugu gitabara, ni igihugu gikomeye ku isi yose, ni igihugu cy'igihangange, ni igihugu giteye ubwoba, ni igihugu gitabara ibindi aho rukomeye, ariko nayo ikeneye support kubera yuko amaboko yayo yananiwe. Imiryango mpuzamahanga yabuze ibisubizo. Bishaka kutwereka rero yuko uko byagenda uko ariko kose, niba Amerika irimo yashatse umuti ikawubura, mu gihe ari igigoboka ibindi bihugu byose byo mu isi, none nayo ikaba byageze ahantu ishaka ibisubizo ikabibura, murumva yuko bikomeye. Los Angeles ni umujyi ubamo abantu bakomeye cyane, ibyamamare, abakire, amazu yabo, ibintu byose byabo byasenyutse, byahirimye kubera ijambo rimwe ryo kutubaha Imana. Hari ijambo rero ryo muri Bibiliya ry'umuntu witwa Nebukadineza, nawe ngo yishyize hejuru, ngo amaze kubaka, ngo arangije kubita mu gahanga, yikomanga mu gituza, aravuga ati mwese nimurebe Babuloni yanjye niyubakiye. Rero mu by'ukuri Imana ni nyembabazi, irihangana cyane, ariko mbona hari igihe kizagera nyine ibintu byo kwihangana bikanga. Ni ukuvuga ngo niba yatangiye gukora ibintu nk'ibyo nta kitakora. Imana ni nyagitinyiro. Bya bindi amaterime yacu twari tuvuga ngo hahiye, noneho ubu hahiye byanyabyo. Noneho hahiye, harashya harakongoka. Los Angeles hahiye, ubu nibwo umuntu yabivuga rwose ari ibyanyabyo. Hahiye nta kuzimya. Nabonye indege ziza mu kirere zizimya, nabonye abantu bose bahagurutse, abantu batangiye gupfa, ariko icyubahiro cy'Imana ko byagenda uko ariko kose, nibikunanira kuyubaha, bikakunanira kugenda uvuga yuko iriho, uzagerageze basi uguceceka mu mutima wawe, wicecekere, ubimenye, ubyimenyere. Ubundi hari ukuntu hari abantu bagenda nyine bazi ko Imana itariho, wowe kuba ubyizeye umutima wawe ntacyo bitwaye, ariko guhagarara mu giterane ugasebya Imana mu ruhame ariko muzi ko no mu mategeko asanzwe aya ngaya yo mu isi no mu gihugu cyacu, mu mategeko y'u Rwanda tugenderamo, harimo icyaha cy'uko gusebanya mu ruhame bigize icyaha. Noneho ibaze basebeje Imana mu ruhame, ubwo rero ukuvuga ngo nabo itegeko rwose ritabakurikirana byari kuba ari ikibazo. Gusebanya mu ruhame ni ikibazo, noneho bo basebeje Imana mu ruhame. Mu gihe hano mu Rwanda iyo umuntu agusebereje mu ruhame, hari ingingo ikurengera. Mu gitabo cy'amategeko harimo ingingo ikurengera yuko ko wasebejwe mu ruhame. None Imana nayo bayisebereje mu ruhame. Rero Imana ntabwo nyine iradukunda, ariko hari igihe biba bibaye too much. Rero biriya babyita urushyi. Nawe wajyaga wumva uvuga ko hari ibintu abantu bagiye biga, abantu biza abafilozofi, biza abantu benshi, hari ahantu mwagiye mubona yuko hari abantu bagiye bahakana yuko Imana itariho, ngo niba Imana iriho ubwo nimba njyewe ndiho Imana ntiriho, niba kubera yuko Imana itariho ni njyewe uriho. Ibyo bintu abantu bize filozofi murabizi, abafilozofi barabivuze benshi, baranabyandika mu bitabo. Wenda nkuriya wewe nyine niko yabyumvaga, ariko noneho n'ubu ngubu koko umuntu akihandagaza akavuga ati nta Mana ntayo. Rero Imana irahari. Biriya bitubera isomo ngo uko byari bimeze mu minsi ya kera no munsi niko bishoboka. Ubundi kera icyaha cyarabaga, Imana igahita irimbura ako kanya, igahita ihutira ikatanga igihano, ariko kubw'imbabazi zayo ntabwo kibikora. Ariko barakuba babaye nk'akantu nka kariya, biba byamaze kuba too much. Gusebereza Imana mu ruhame ngo ntabwo Imana iriho ni ikibazo. Rero nshuti zanjye,
Imana ibaho umugisha, ni ukuri nimuyizere, mubimenye yuko iriho, nimwemere ko iriho. Niba udashoboye no kuyizera, ariko basi we kugenda uyisebereza mu ruhame. Niba udashoboye no kuyivuga neza, byimenyere mu mutima, ariko we kuyisebereza hehe? Mu ruhame, kubera yuko ibyo bintu bigize icyaha. Ubwo rero biriya karakanyafu k'Imana, ubwo abazasigara bazatanga ubuhamya, abagiye ubwo nabo murumva namwe uburyo bagiyemo. Ariko bagenzi banjye, ahasigaye nimukomerere mu Mana, mumenye yuko Imana iriho kandi ikaba ari nyagitinyiro, kandi ikaba igira impuhwe n'imbabazi. Ubwo rero ahasigaye ndabakunda. Imana y'amahoro ibaho umugisha, Imana ibane namwe, Imana ibarebe neza. Ahasigaye ibiganiro nakagaruka, mwibuke kunkorera bya bindi byose birimo subscribe, mwibuke gukora share, like and comment. Ahasigaye ikindi nababwira nuko mbakunda. Imana ibiteho. Bye.